Imana igiye Usogonyeza mu kanwa waririmbye muri ya ndirimbo yitwa Michael Jackson Scott. ngo nanjye yangiriye neza yangiriye neza. Yeah. Kugira ngo tubatera amatsiko umuntu ushobora kuba yagera ku gicumbi cya rap. Icumi wango kuri terminus cyangwa se ahahera. Ngo hari kurira kwararira umuntu mu gitondo impundu zikavuga. Ako jana. Ndabashuhuje bakunzi ba Mama Pasi akunda gusura urubuga rwanjye bita channel yanjye yitwa Mama Pasi TV official. Duherukana mbaganiriza ikiganiro cyiza cyane ndi kumwe na mugenzi wanjye bita Clara. Nyuma yaho nababwiyeho ko mfite indirimbo ndi gutegura ndi kumwe na Clara ndetse n'undi mwana bita Daki. Iyo ndirimbo rero uyu munsi nabagirije ngo mubarebe amaso ku maso kugira ngo ejo mutazababona kuri televiziyo muri iyo ndirimbo mutari mwabamenya batari bana bibwira. Akaba ariyo mpamvu uyu munsi mvuze ngo reka mbazane mbereka abakunzi banjye mubamenye mbese mwumve abantu turi kumwe. Harimo abarapye bababwira impamvu barapye, harimo abaririmbye bahoboza bababwira impamvu bahoboje, harimo abantu bakoze utuntu twinshi dutandukanye, harimo abakinye utuvideo, harimo abakinye umva ni birebire. Ndagira ngo mbabwire ngo rero uyu munsi ndababazaniye, ndagira ngo babimbwire bari ibumoso bwanjye. Twatangira kuri Daki. Nkuko yabivuze rero amazina yanjye ni Daki Buhanzi. Umwana muto w'umusore nanone ukunda Imana muri make mbakijijwe nanjye. Njye nta mugore ugira aho ngira ariko Imana iza mu mavuko. Amina. Hamwe n'Imana birashoboka. Ntabwo nzigiye ariko ni vuba cyane kuri ayo. Bayishimiye mu kazani. Hanyuma rero nkuko Mama Pasi ari kubivuga indirimbo turi kubategurira nanjye ubwanjye babyandenze. Indirimbo nziza cyane nziza pe twayifata umwanya hamwe n'Imana turasenga biduha umugisha dukora indirimbo naje kuva kari nziza kandi muzabashimisha. Murakoze cyane. Imana imumisha kubakiri. Hirya ye rero uyu babwiye yitwa Daki. Mukunda kumubona ku ndirimbo nyinshi, mukunda kumubona amafilme menshi yagiye akina atandukanye. Ni umwana ukunda Imana, ni umwana wubaha, mbese ndamubatuye muzamubona. Hirya rero hari umumama dukunda cyane bita ari bwivuge ndifashe. Kangize ni bita ari bwivuge. Okay. Anje nitwa Clara Uwineza, mama ushima Imana, hanyuma umuvandimwe wa Mama Pasi. Ako nta njya nkubona. Oya nta. Ko nkubona hano bameze nk'ugukina filime. Si hano si nyine. Ni icyamamare. Ni icyamamare mu rugo. None nigeze kubona wagira ngo uri Mama Mimira. Uyu muntu ni icyamamare. Yego ko umuntu akunda kumbwira ngo turasa. Nyamara komenya ari wowe. Nawe nigeze kuvuga nkawe muri Narungu kuri Radio Rwanda. Uyu ni we. Uwo muntu nzajya kumureba pe. Ntago ariko uwo muntu bakunda kumubwira buri ngo turasa. Urambwira komera. Okay, hanyuma rero ngire nka umuvandimwe wa Mama Pasi. Imana ikaba yarampuje n'undi muvandimwe witwa Daki. Ubundi dukunda kuvuga ngo ni for Jesus. Turaba Yesu kandi turamukunda, turamukorera kandi mu mpano yaduhaye bamwe abangaba harimo abo kuririmba, hanyuma nanjye nyine nkisararanga nkongera nkababwira uburyo Yesu ankunda. Babyita kurapa hip hop. Urarapa koko ariko reka nkubaze mu bintu kurapa mwabyumvishe kurapa ayo mwabyumvishe. Nta kuntu ndagusaba akantu kamwe nubwo tuzakabona kari akantu warabye, nta kuntu wakarapamo gato ngo mbwirire abakunzi banjye bakunda channel yanjye kuyikurikirana, abakunzi ba Mama Pasi, abakunzi ba Daki, abakunzi ba Clara bumve. Bamwe bakunda kugira Mama Pasi TV official bumve uburyo ki umuvandimwe arenze kugira ngo tubatera amatsiko. Umuntu ushobora kuba yagera ku gicumbi cya rap. Icumi wango kuri terminus cyangwa se ahahera. Ngo hari kurira kwararira umuntu mu gitondo impundu zikavuga.
ariko jyana akandi indirimbo yose ubundi niyo ifite byombi ariko ahantu huyu muvandimwe ni umuriro wajya bavuga ngo nuza Jay yazukiye muri uyu nguyu kandi inamwakiye tubona no kumusabira kugira ngo Imana imwakire ariko rero iyo turi kumwe gutyo ko nshobora kuba narumvise na Michael Jackson nawe hari ukuntu no muvandimwe nimba barize mu ishuri rimwe ariko numvise hari ukuntu nadusogongeze mu kantu waririmbye muri ya ndirimbo yitwa Michael Jackson ngo nanjye yangiriye neza yangiriye neza bas indirimbo urumva nyine iradanangiye ese nawe twajyaho n'umuzuru mama mare Ivone chaka mu Rwanda gaho tubwira aha nanjye ndababwira aho Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Hey. Iti bimenyetso birenga kimwe binyemeza ko Yesu yangiriye neza. Nanjye mfite ibimenyetso birenga kimwe binyemeza ko Yesu yangiriye neza. Oh yeah. Yangiriye neza. Yangiriye neza. Nanjye nawe nuriya nabariya. Amwese atagira neza pe. Rero abantu bamamagaye ejo muri kuri radio barambaza ngo indirimbo twumvishe ya Audi ivuga ngo bimenyetso twumvishamo amagambo akakari cyane barambaza ati niye mpamvu wateguye ira ndirimbo nyuma y'ibibazo nk'ibi ugategura ibimenyetso kuko harimo indirimbo ivuga ngo mfite ikimenyetso kirenga kimwe yemeza ko Yesu yangiriye neza nanjye mfite ibimenyetso birenga kimwe wabona kubabonja hamwe mvuze ikimenyetso ahandi mvuze ibimenyetso ngozi ko tuntu kugira ngo bazabyishakire muri ya ndirimbo ivuga ngo iki ibimenyetso muri wa muzingo hose niho bizingiye rero so barambaje bati nuko iki wakoze ndirimbo umva mbabwire inshuti yanjye wakunze ba Mama Pasi iriya ndirimbo nayikoze kubera impamvu ubushize kuri ikiganiro cyanjye cyo kuri channel yanjye nkora nakoranye na Karara twababwiye ibintu Imana yakoze uzi kwambara isaha muri iyi Kigali uzi guhabwa kato muri iyi Kigali ukagoba mu gipangu utemereye gusohoka ngo utanduza abandi warangiza Imana ikagukiza murabyumva icyo yankirije iyo mvuze kwambara isaha y'umukara iriho kode itakwemerera gusohoka ndi gutaramaka mu gipangu nemereye kurenga hari ubabare se kutavuga ubabara uri nta mwana ukwegera Mama Pasi igeze kumamagara yeze kumamagara ngo kra ngiye gose ubu ndumva nkiwe nabyanze sebeze ngo n'umwana wanjye kuko kubona bamujyanye adashobora kundi niceceka tuza ibaze gucumbikisha ejo zakira umwana azagaruka ariko ni Imana yabayenyetso wamugana iyo ndirimbo rero iri mu muzingo w'ikimenyetso Imana yankoreye nkiza covid nkongera kuba ndi hano ndi kuvuga abakunzi banjye barihanaguye abakunzi banjye bararangije kuvuga bati nta kundi mba nararize mwararize mwarihanaguye none ngiye kuba rero kundebo ngira abantu banyikundira Imana igiba umugisha kunkunda kwanyu nako kwatumye Imana yongeye kanyima ikavuga ngo mwana wanjye guma hano ukomeze umbwirira abana banjye ukuntu Imana igira neza ngiye kubabwira rero munyitege Dorokas reka nkubaza ibibazo ndakubaza bibiri na nkubaza bibiri reka mbanzuje iriya ndirimbo ugira umuhate wo kumva ugomba kuyijyamo wabitewe n'iki byatangiye gute indirimbo ubwayo twayihawe n'Imana kanangira avuga gusa twayihawe n'Imana ikindi kiyongeraho ntabwo nzi uko byari nasanze byikoze ofete natsanze nyine ndi muri ibyo bihe byo kumva ko nyine ngomba gukora indirimbo bita bihurana rero nuko mu buzima busanzwe bwanjye bwa buri munsi n'ubw'abandi nzi ko buri gihe Uwiteka ari kumwe natwe adukora ibintu byinshi bitandukanye ibitugoye kumva ko bidashoboka warabishobora
akabasha kudutambutsa aho tutabasha kwitambutsa. Ikindi cyatumye njya muri ino ndirimbo ni uko nari kumwe n'abantu banjye nkunda cyane. Amapasi ni umubyeyi wanjye, mfite umubyeyi wanjye, nawe Clara ndakunda cyane, ndakubaha cyane, muri abantu banjye cyane. Nubushe ko ahubwo ari ubufatanye bwacu hagati yacu ko tugomba gukora ikintu cyiza kandi kiryoshye pe. Naho ngabyatse ko turi ababyeyi bawe banjye sambara rugora ariko cyane Rwanda bereka ibirori kenyero fungira mfatiye iby'iburyo nanjye kandi byajya mu rugori nzarutega gutya ngo hanyuma mama Pasi iyi ndirimbo mara kugira ihishurirwa ryayo wajya gutekereza yuko uzafatanya n'abantu wiyumvise gute? Urakoze Clara, hari ikintu Daki yavuze ngo ni Imana yayiteguye. Nanjye iyo nkoze filime y'iyi video nkayireba mu mutwe wanjye nkayikora nsanga ari Imana yayiteguye. Uti gute? Njya gutegura indirimbo nta muntu twari kumwe muri mwese, nari njyenyine pe. Ntekereza indirimbo maze kuyitekereza ndavuga nari ku indirimbo ngiye gutegura nzabifitemo amagambo avuga ngo mfite ikimenyetso kirenga kimwe, nari njyenyine. Bukeye uyu mwana akunda kuza hano mu rugo, ni umwana mu rugo Daki ko ni nkari muri mwana w'umugabo wanjye, akunda kuba ari hano mu rugo. Noneho ndamubwira mfite ikimenyetso, mfite indirimbo yitwa Ikimenyetso kandi ndifuza ko uzayimfasha. Umwana arabinyemereye, amaze kuyinyemera, amaze ati ntabwo nareka kugufasha, yahise abyishimira. Ndangije no mu gihe turi kuganira tuba turakubitanye nawe usanga dufite indirimbo nawe ndakubwira naje mu kiganiro numva iri gucura waje mu kiganiro noneho munyumvishwe imeze uraririmba Dakararirimba noneho kenda gusoza nivugira mu tugambo dukeya Dakati ako ati uzarapa ntiwate nikenera nubwo bwose waje ara mu kiganiro gutya ukayumva ukayiririmba muri ngene rifite bije yo kubigusaba ute kubera iki kuko mu bintu bya indirimbo y'Ikimenyetso nimba Imana iyi ndirimbo ikubiye mu kimenyetso cya mbere kivuga ngo nta kintu Imana itankoreye. Yankuye ku gataro barabizi, yankuye ku gataro imvanya ku kazi ko mu rugo, inkura ku gataro, inkura ku muhanda notse ibigori, ntahitankuye ntaho cyo nahishinze. Rero mu bimenyetso yankoreye yaranyubakiye muri Kigali, mu bimenyetso yankoreye urumva nimba aranyubakiye imvu yanyu kunzi 3,000 kanyubakira urumva ibyo n'ibimenyetso bifatika. Ariko ikimenyetso yankoreye cyo kutuma nkira covid nzi ko mu bantu barwaye corona nayo ikenda kukwica Karara urimo. Iyi ndirimbo ibimenyetso nararebye nsanga nayo mu bimenyetso yagukoreye nawe indirimbo ufitemo ikimenyetso yego cyane rwose. Rero buriya nubwo waje utagira ngo twayikumvishije dushaka kugira ngo tubikubwire noneho mu kuyumva nawe uba wahise ujya mu mwuka utuvuga atahana ya Mana yaduha Imana yavuga nawe agomba kujyamo ukuntu se nengeye gutaha imvura ikabura n'uburyo ntaha sibyo ubwo bikaba byicatse iryo joro wagiye muri moto. Iryo joro amina Imana iteze ikintu gituma tujya twinjira mu migisha yacu. Iryo joro Imana yari hari yo amina reka najya mu mwuka none ariko nta kibazo biremewe buriya cameraman ushobora guhita umubwira uti nk'ejo uzahura n'umuntu akubite nk'ibihumbi 200 ukahita umuhanurira byakwanga se buriya leta nadufotora neza leta natugira neza byadaje. Cameraman aranabizi ariko buriya arabizi amakuru arayafite. Indirimbo rero irakozwe impamvu nemeza ko indirimbo yaririmo Imana uwadufatiye amajwi wagira ngo yarabaye umuvandimwe wacu mwawe ukuntu tumwisangura neza cyane Kristo. Noneho bibi bindi ngiye nacyo burya urumva ngiye nayo munyuzu ibintu byo kuririmba mwe mwabimenyereye kandi hariho gas ndahera he ndaririmba gute mikro ndayifata gute mbona rwose wagira turi nko mu rugo. Ariko Kara hagati aho ngiye buriya Imana igikunda kumba abantu bankora video beza. Uriya muhungu wankoreye video yitwa Mashimwe yitwa Fanuel yankoreye neza nta kunera stress. Noneho undi wamaze iminsi nkora bita Karenzo muramuzi amaze iminsi nawe nkorera neza habahaje Gerard ni umwana nawe ufite gahunda utavuga wakoze iyi audio nicyo nari ndimo mvuga nabanje kuri Moke vibes Moke vibes araza aba umwana wacu aba umuvandimwe wacu ku buryo bo wagira ngo ni nkiye nyine niho kakunda uteka ugatubwira umuntu ifata umwuka ubundi ukarangiza. Noneho tugiye ku kintu bita amashusho ndatanga abana babyinyese yewe ako mwigeze muri video aho Dake wambwiye ko ya mapa unyigisha wabonye ko ndimo mbyina nk'umukecuru kandi ya mapa ya gutya
waramejeje wabonye ko ibintu ariko hari ahantu wikaraza ugira gutya ariko n'abantu mu video n'umutayire ngo murebe ibintu byabereye ahantu yamanutse aramanuka uyu muntu utakarari umureba hano yakoze ibintu bidasanzwe muri video yakoze umva ni video nziza n'umutayire ubwo turagira ngo mvuge ngo Daki arabyina ukagira ngo ba Chris ajyane ba Chris Brown wapi biriya babikora wapi bana Daki wacu ateye ubwo Imana byose n'uwiteka amin wakubwira rero mama Zuru hari ukunda kubita inugu yewe ariko njyewe mujye mureka nkubita inugu nzigire gutya kuko kera ntabwo nari mbifitiye uburenganzira kera zahekaga nari gatoya karagoramye umugongo kameze gutya narumva nari nzwi se harimo ibigora aho ngaho nze gutya bavuze ko bayikora gatano none we udakora we udakora aha ngaho uzagashya bazabyumva muhamya aha kera nzaga nteramo imbyino aragira ati ngo ubu ngubu ni umugore wo guhamya imirimo Yesu umugore wo guhanya imirimo Yesu yankoreye nyaboneka geza wigeza ariko shawe najyaga nshyiramo imbyiro narangiza ngashyiramo ikijyo nase muto ufite tw'ingurube bigashyiramo ikijyo ngo kakaryama kagashinga nk'inshinge ariko nanjye nkaba nabemeje kubera nabaga nadefirije none wambonye ariko iyi kofi yanjye wayibonye kameramani binyemeza ko yirebe neza Yesu yangiriye neza aha najyaga nteramo imbyiro narangiza ngashyiramo urujyo n'amavuta y'ingurube nkabyotora kakaryama kagasokoza gutya ariko none kanura cyagafite urakacyotora wambonye ibi bikorerwa muri saro yanjye ibi bikorerwa muri saro yanjye yitwa Creative Beauty Salon chez Mama Pasi Kimironko ku muhanda ujya Kibagabaga niho hakorerwa ibintu nakoze mu mutwe wanjye barasokoza modeli zose barasuka modeli zose ndetse hakabaho n'indi saro iri hariya mu izindiro ku mapave yitwa Vision Salon chez Mama Pasi iyo ni akana kiri aho hose uhageze bagukorera ibintu byiza ugasohoka iyo yitwa ibimenyetso birenga kimwe Imana yankoreye nawe uzabikora uhumura tuza umutima turacyari kumwe umva iyo ubona nsa neza baba banteye nyine utuntu gutya utwaranye namwe muratubona ku musatsi kasi nakubwira we nibisanzwe nyine ariko muri saro yanjye badutunganya twagira tugaruke ku ndirimbo niba tabona ya nyama yanjye yaguye ntashaka kuvuga uko yaguye ya nyama naryaga batagira ngo niyanjye navanyeho ya nyama yandi mu ngikabo yari inka cyangwa ari nko ari ihene yari ifi yari igiki kimwe muri ibyo nyine ubwo bazabireba icyo pfa no ko ari inyama ari inyama yaraguye nyama harambabaje nawe ko dakiyasha buri gihe ko dakiyere bagashaka kwitoragura iyo netereje ibimenyetso nitekereza ikimenyetso cya ya nyama rwose twari gukoresha nk'indaza ariko ya nyama tukayirya rwose yapfuye ese wagiye nimwe hari imwe yamaze kuguguna hari n'indi nayo ntangiye kurya iragwasha iri mu bimenyetso muzambaye mu ndebera inyama ubundi se buriya hagira nyama ivuga ko kera twaryaga ibijumba gusa none tukaba turi kurya inyama oya biriya hari abaryaga ibijumba nka bawowe ariko hari n'abandi uretse nkubwire hari n'abandi twaryaga inyama ariko tuzitama amarira nicyo kibazo shaka inyama kiriya nyama yaguye iriya nyama yarambabaje bivuga ngo hari abantu bafite ibintu ariko bakabirya babitama amarira exactly wabonaga se ntari kwirya neza ko nkahitama amarira abo nabo bihangane bamenye ko Yesu agira ate agira neza iriya nyama yaraguye icyamba Imana ikazajya ituma murya inyama zitagwa inyama yaguye irababaza ukabyibuka neza iriya nyama ntiyakubabaje iriya nyama yarambabaje kandi bibaho umuntu akarya inyama kuriya neza ikagwa akarira iriya nyama yarambabaje nyine yarambabaje akuze inyama shayigwa hasi mu mucanga kubera imyangaro Mana warakoze kumpa ikimenyetso cy'umutuzo wo ku mutima ku buryo ntagita inyama nyirya hazagira uyimparebe sinzongera kuyita ariko Mana muzarebe iriya afite y'ibimenyetso ni nziza kandi
ni indirimbo izagufasha. harya baragukubise yakubiswe yagize ibyo biri muri ndetse ngiye ko ndi kwitegereza inyama yanjye izasohoka ryari yaguye. ndirimbo nshaka kuyireba yose ntabwo ndayireba hanjye yose bitinze cyane haba ari nko ku wa gatatu iraburiwe cyane. ku itariki 22 turi zingahe z'ukwezi kwa 9 2021 uyu munsi turi 20 haraburamo umunsi umwe wa 20 yigasoka kuri 22 ubundi uyishaka kuri 22 mu gitondo uzakande Mama Pasi TV official. Mama Pasi TV official azagira ati nyabuneka azakora asa subscribing mukore subscribe nayo mukore subscribe kuri channel ya Mama Pasi TV official nyabuneka ngiye bese oya nje uzayivuga ubutaha uvuga ngo wada nje uzayivuga ubutaha icyo musabwa no gukora subscribe gusa mugasharinga ibikorwa biriho byose biriho yabiganiro y'indirimbo byose mukabisharinga abashuti banyu ndetse n'abantu bose mu kominikana kugira ngo ibintu byageraho igihe kandi byiza kiyo kuba ibintu byiza cyane dufatanye n'umuvandimwe mujye munamusengera cyane dore abakeneye amasengesho birakaze. Amina mana uzamurinde inyatsi n'ibyornyi n'ibimugirira nabi kandi natwe uzajya uduha kwita uko dushoboye kose kuko natwe uzajya uduha mu mugisha. Amina n'inshuti z'umugisha yego abakunzi banjye namwe Imana ijye bamera umugisha. ubwo urahita ushimira bagufashije kuri location Aline Gahongayire wadufashije mu kwambara n'ibindi byinshi. ndashimira Aline Gahongayire yankoreye atuntu nanjye twambariye surprise muri iyi ndirimbo. Aline Gahongayire bese umumama wangu ibintu byanjye byayoborwaga n'Imana. Umva urebye Aline Gahongayire uburyo yankurikiranye ugejejeho ibimeze biti aho bimeze bite umva Imana ijye imumera umugisha uriya mwana w'umukobwa nta kintu navuga uretse Imana kujya imundindira n'umuryango we urukundo Imana yahaye Aline Gahongayire azarukomeza yaturwanyeho kara ngiye yankoreye surprise urumva namaze igihe cyane mu nkora surprise irya joro yankoreye surprise abonye ko nanagiye ntanamusezeye ngiye ushaka kunkora surprise umutima ugahagarara akantu gatoya ngiye ndashima cyane wagiye warize narayo ndanyurwa bya hatari yarakoze. Ikindi kadushimire Daki yaritanze umuvandimwe tunashimiye imiryango yacu uriya kanshimira umugabo wawe ndabigutanze umugabo wawe yatubaye hafi agaseka gatembagara Pasi imfura yawe noneho igatembagara Raki mbese baradusengeye Dirane yaradusengeye umugabo wanjye n'umuterankunga wanjye buriya mba hafi yari yishimye frere mba hafi umva mubwire kara reka nkubwize sinabwiye ko nakoze uko mfakaye maze imyaka 9 Imana ikanyera umugabo unkunda amba hafi mu kijyanye n'umurimo w'Imana yajya kumfora mba narazimye simba narazimye cyane iyo natinze nk'uko abantuka bite kuri kwica umurimo w'Imana ugasanga mbese ugasanga ashaka ko nkora umurimo w'Imana mbize ndabimushimira rero umugabo wanjye amwita Hitayezu Emmanuel ndabimushimira Imana ijye imumera umugisha nawe akorera muri na kantine hari Kimironko hepfo ya salo yanjye niho wamusanga ajye yabaye musaza ngenda n'ubwo muvane mwanjye ko nanjye yabaye musaza noneho hashimira hariya twakoreye indirimbo Imanzi City of Men's hano mu Izindiro ababyeyi mufite abana mushaka kubiga neza bakamenya ubwenge hari isuku gasha ishuri ryiza ahantu heza batanga ubumenyi bwiza cyane ni hano mu Izindiro gatayo uzamuka kujya kwa n'inzira sibyo munsi y'akagari gutya ushaka kujya mwana wawe yige neza indimi zose Igifaransa Cyongereza kandi akura ubumenyi bufatika amujyana hari mu Manzi City ariko bafite isuku we cyane nabonye no mu mama wari wanyobeye nyuma kanyibuka yanyigishirije umwana mu hasi mu mashuri yo hasi cyane ariko arigisha my friends arigisha numva buriya Dirane avuga igisarkozi igifaransa aho uriya yigishaga urumva ro kuva muri Christ bakamujyana hari byose binyeka ko nabandi barimu nabo bari efficace rero bariya nabo bari abantu nabo rero buriya hariya babaye abaterankunga ba Mama Pasi Frema cyane kandi baratworohereje babaye abaterankunga bacu natwe turabakunda kandi tubasabira umugisha uko bukeye no kubwije nkashimira abana babyinnye mu ndirimbo zanjye murababonamo babyinnye barimo Eric cyane barakoze cyane ndetse na Pascal ndetse n'umuhungu wanjye Pascal arimo muzamubonamo gahungu kanjye barakazi ndetse nkashimira uriya mutipe wankoreye audio reka nanjye mbonereho gushima ndashimira Karara oya uretse mbonereho no gushimira umugabo wantaye
yitwa Trezor nyine mu bimenyetso ayiwe Trezor umugabo wameneye inyama nandi mondya ariko rwose yarakoze nyine nta kibazo nese nagira gute na yankumi batahanye ubwo yagusenze riva njyewe ubu se kukiyangarutseho erega buriya bazajya bagenda bagaruke bazagenda bagaruke uzabitwereka ryari ko bagarutse buretse nese se yavuze ko hari ibindi bya da nje azayivugeje nje azayivugeje turashimiye umukameramani wacu udufatira izi video bamwita Daniel niryo zina nzi Yesu we yitiranwa na papa wanjye ni Daniel yitiranwa na papa wanjye niryo nzi nzamubereka cyo nzabereka rwose ni umugabo mwiza n'ubwanwa bwinshi ariko rimwe w'ibigango umva uri umugabo ukunda ijambo ry'Imana nicyo tugukundira ukurikirana ijambo ry'Imana kandi ukunda ijambo ry'Imana ushyigikira abahanzi cyane Imana igiguha umugisha ndabashimiye abakunzi banjye rero uyu munsi kwara kugira ngo tuganire n'akangaka mukabone mbategure ko ngiye kubohereza indirimbo kandi nababwiye ushinge kuri radio nababwiye ngo sinzongera kwicara sinzongera kuzima nigeje kuzima mukajya mumpamagara abanyamakuru bakambaza wabaye cyangwa kunzi banje bakambaza n'ubu ngo bukara iyo mwe n'umuntu wese aramara nta karirimbo ngiye nabaye nta karirimbo rero gushyira hanze oya igihe kirageze noneho ngiye kwataka mbasunikira mwebwe mujye mufungura kuri channel yanjye Mama Pasi TV official nimugakore Mama Pasi gusa mufungura Mama Pasi TV official niho muhita mumbona neza niho muhita munkurikirana neza kuko mva ni ibintu byinshi muri kubategura muri iyi minsi Imana yo mu ijuru bamera umugisha murakoze cyane hasta la vista bye